Ijambo ry'umunsi. Igihe wumva wananiwe igice cya 3. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma muri Matayo igice cya 11 uhereye ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 30. Twese twahuye n'ibihe mu buzima bwacu handi twumvaga yuko twananiwe cyane kandi turemerewe cyane pe. Ikirenze ibyo no gucumura no kunanirwa mu mwuka. Mu gihe umukristo abarwana ngo adacumura, mu gihe abakora uko ashoboye kose ngo abashe kubaha Imana no gukurikiza iby'Imana byose imusaba, mu gihe cyose abarwana no gusoma Bibiliya, mu gihe cyose abarimo kwirengagiza iby'isi, ibingibi nabyo ntabwo biba byoroshye cyane kuko ubu ngubu ni uburyo umuntu nabwo ashobora kunanirwa mu buzima bwe. Mu by'ukuri witaye kuri buri kantu kose dusabwa ngo tube abakristo banyabo, urasanga bisa n'ibigoranye cyane ku muntu utuye muri iyi si. Aha rero bikaba bisaba yuko ureka kwishingikiriza imbaraga zawe, ahubwo ukibuka yuko hari umucunguzi wawe uzi buri kimwe cyose ukeneye, ndetse kandi wanabasha kuguha imbaraga zose ukeneye. Buri gihe cyose uri kumva ko warushye mu kwizera, nuko buri gihe urimo kubirebera mu buryo bwawe. Kenshi ibingibi usanga biterwa nuko dukunda kwita ku by'amadini yacu atwemerera ndetse n'ibyo atatwemerera, ugasanga kenshi turifuza gushimisha Imana binyuze mu mirimo y'amatorero yacu n'ibindi nk'ibyo. Ibi rero ntabwo isanzure burimo. Icyo gukora kiroroshye cyane. Yesu yaciye bugufi yihuza natwe. Igihe cyose rero twamusabye kuza ndetse no gutura mu mitima yacu, ako kanya tuba twamaze kwakirwa n'Imana. Gukura mu mwuka kwacu by'ukuri rero bikaba bituma tubasha kubaho neza, tutahindurwa n'iby'isi byose, kandi byose tukaba tubishobozwa na Kristo uri muri twebwe. Buri gihe cyose tekereza ububasha bw'Imana nk'umugezi urimo gutemba, aho umuntu ashobora gutembera kuri uyu mugezi cyangwa se nanone akaba yawinjiramo neza akajya muri uyu mugezi. Imbaraga zihari twahawe na Yesu ziratujyana zikatugeza mu byicaro byacu byiza. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa/NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.